Ikaze kuri Hospitality TV Rwanda, ngiye kubereka uko bakora butternut soup mu buryo buri special. Ni isupu ukora ukayisavinga n'ubundi muri butternut. Ni ukuvuga ngo ni all in one butternut soup. Isavinze mu buryo buri special, hanyuma nanone ukayidekora neza mu buryo buteye apeti. Ntucikwe rero n'iyi video, abatarakora subscribe muyikore, abayikoze mukore like, munasharinga ino video ku bantu benshi twige guteka kinyamwuga. Ufata butternut soup yawe ukayidekora neza, ugashyiramo amabara atandukanye nuko butternut isa. Ubundi supu yawe ukayirira muri butternut, maze ukumva uburyohe. Delicious. Urakenera butternut nini nk'iyi ngiyi, uyica umutwe ho gatoya, numara kuyica umutwe uyisaturemo kabiri, ariko ibipande bibiri ntibingane, kimwe kibe kinini ikindi kibe gitoya, kuko dukeneye igipande kimwe kinini turaza gukoramo ruriya ruho turaruriramo iyi butternut soup yacu. Urabona ko igice kimwe cy'iyi butternut gikasemo mu buryo kiraba ari kinini. Nurangiza ufate ikiyiko uscoopinge biriya by'imbere ubivanemo, ariko ibi ngibi by'imbere ntubijugunye kuko birimo inzuzi turi buze gukenera. Izi nzuzi turazikenera, ni iz'ingenzi cyane, kandi mbibutse ko inzuzi z'ibihaza, iza butternut n'iza pumpkin zose ziba zifite intungamubiri nyinshi. Aha rero niho turasavinga iyi supu. Hanyuma ufate za nzuzi za butternut uzitoranye neza, numara kuzitoranya uzishyire ku ruhande. Ugaruke ufate ya butternut nini ukatemo rwa ruho urushyire ku ruhande. Numara kurukata ukate mu ndiba kugira ngo ihagarare neza, ize kuba ihagaze neza ku isahani idahirima. Aha ngaha urabona ko ihagaze neza hano rwose. Uru ruho ruradufasha gusavinga isupu yacu. Nurangiza ufate za butternut zose wakase uzishyire kuri baking tray, uzisiga amavuta. Numara kuzisiga amavuta neza hose, ifuru ube wayicanye kuri 220 kugira ngo ibe iri gushyuha. Ubundi usige butternut neza na rwa ruho turaruriramo isupu, urusige neza. Nurangiza kurusiga neza kugira ngo mu ifuru ruze gushya rutumagaye, hanyuma utereho umunyu hose kuri butternut. Numara guteraho umunyu neza, urafata zino butternut uzipfundikire na aluminium. Upfundikize aluminium wohereze mu ifuru iminota 30. Hanyuma ufate za nzuzi uzoze, nurangiza uzishyire ku gapapuro ujye kuzanika, kuko turaza kuzikoresha turi kudekora isupu yacu ya butternut. Utwanike neza twume, nitumara kuma turaza kudukoresha turi kudekora. Hano reka tubivane mu ifuru turebe uko bimeze. Iminota 30 irashize. Aha ngaha ntabwo byari byatungana neza. Izi butternut turakuraho aluminium, niturangiza tuzisubize mu ifuru indi minota 10. Turazisubiza mu ifuru iminota 10 hatariho aluminium. Iminota 10 nirangira tuzikuremo, tuziscoopinge. Urafata ikiyiko woboremo umuhore wa butternut neza. Nurangiza kuwobora neza umuhore uwushyire mu gasahani wateguye.
aha urabona ko ni umuhoro umeze neza, urasikupinga neza zose uretse ruriya ruho turi buze gusavingamo isupu. Iyi ni resipi nziza cyane by Chef Teacher, aho ufata batanati ukayotsa mu ifuru, warangiza ukayisavinga n'ubundi muri batanati. Hanyuma ufate igitunguru ugikate neza mu tudayisi, ufate isafuriya uyishyushye ushyiremo bata nimara gushonga ushyiremo igitunguru gikarange neza gishye. Igitunguru gishye ariko kidashiriye, ubu hano cyahiye, hita ushyiramo batanati. Ushyiremo batanati uzigaragure mu mavuta n'igitunguru. Batanati nizimara gufata amavuta n'igitunguru ushyiremo amazi, cyangwa se niba ushaka ukoresha stock, ariko iyo ushaka kumva uburyohe bwa batanati n'impumuro ukoresha amazi. Usizoninge n'umunyu na black pepper, salt and pepper. Numara gusizoninga n'umunyu na black pepper ugaragure gatoya, ugaragura umwanya muto. Numara kugaragura umaze kubona umunyu wivanze neza na black pepper yivanze, upfundikire iminota 20. Nyuma y'iminota 20 upfundure urebe ko amazi yagabanyutse cyangwa se stock. Ahangaha urabona ko bitangiye gushya bimeze neza, amazi arimo aragenda agabanyuka, birimo biragenda byegerana. Wongere upfundikire iminota mikeya. Mu gihe bikiri gushya ufate za nzuzi za batanati uzikarange cyangwa se uzitostinge, babyita gutostinga cyangwa se gukaranga mu kinyarwanda. Ucana ipanu uzitostinge, urabona ko hano zisa neza, zizana ibara, zibe golden brown. Urabona hano zisa neza. Izi rero tuzidekoresha isupu, kandi mbibutse ko zirimo intungamubiri nyinshi. Ntukajye uzijugunya, izi mbuto ziba zirimo intungamubiri nyinshi cyane. Hanyuma dusubire kuri za batanati dutetse, zamaze kugenda ziridusinga, amazi yakamye, hasigayemo amazi dukeneye. Reka tujye kuzibeta muri blender. Urafata ijage ya blender usukemo za batanati, numara kuzisukamo hanyuma ukore kuri buto ya start, hanyuma utangire ubete. Hano urapfundikira, urashyira kuri blender. Numara gushyira kuri blender upfundikire. Numara gupfundikira ukore kuri buto ya start. Numara gukora kuri buto ya start, wongere urupfundure urebe ukuntu biri kunoga. Hano urabona ko biranoze, tugiye kubiyungurura. Urakora kuri stop, uzimye blender, ufate isafuriya ushyiremo akayunguruzo, usukemo ya batanati soup. Hanyuma ufate redo ushyiremo, ujye ugenda ukanda umanura kugira ngo isupu inyure mu kayunguruzo. Ahangaha urabona ko isupu iri kunyura mu kayunguruzo. Ni isupu inoze imeze neza, urabona ko iranoze isa neza. Ibisigara mu kayunguruzo n'ubundi ni bya bindi bitari byiza bitashoboye gutambuka. Hanyuma nurangiza ufate ya supu uyisubize ku muriro, wongeremo cream cyangwa se amata makeya kugira ngo tuyongerere uburyohe. Hano tuyongereye uburyohe. Uramutse utanywa amata y'inka washyiramo coconut milk cyangwa se
almond milk. Hanyuma noneho nurangiza wumve ko umunyu wakoze. Ndabona consistency nayo imeze neza, urabona imeze neza. Hanyuma twumve ko umunyu wakoze na black pepper. Delicious. Nurangiza ufate rwa ruho rwa butternut twakoze, urushyire ku isahani hagati mu isahani neza. Numara kurushyira hagati mu isahani neza, ufate redo waruriremo ya supu yawe. Ahangaha biri amazing, interesting, biteye amatsiko kubona uteka isupu ukanayisavinga mu cyo wayikozemo. Butternut soup isavinze muri butternut, ni all in one butternut soup. Urabona ko bimeze neza cyane. Mujye mukora ibintu nk'ibi mutera abakiriya amatsiko. Hanyuma nurangiza ufate za nzuzi twakaranze, ukora ibyo bita garnish. Babyita ngo ni ukuganishinga. Ushyireho inzuzi. Numara gushyiraho inzuzi ushyireho na crouton, umugati ugase udukibe dutoya, hanyuma ukawutostinga nawo ukaba crispy. Hano urabona ni sawa, bimeze neza, bisa neza. Hanyuma nurangiza ufate spinach pire. Ushobora gukoresha spinach pire cyangwa se ugakoresha indi pire y'irindi bara, nta kibazo. Ushyireho, urabona bisa neza. Hano isupu yacu isa neza cyane. Ni special, ni isupu iri special, aho ukora isupu ukayisavinga n'ubundi muri butternut. Hanyuma ushyireho umukati uri toasted, uwusiga butter, wamara kuwusiga butter ukawutostinga ku ipanu cyangwa se ukawushyira mu ifuru. Hano urabona ko recipe yacu imeze neza. Ushobora kudasavinga muri butternut ugasavinga mu isahani isanzwe. Mba ndi kugira ngo mbereke ko byose bishoboka. Hanyuma nayo wamara kuyishyira muri boro y'isupu isanzwe, ukaganishinga na za butternut seeds cyangwa se inzuzi za butternut. Ushobora kuba wakoze muri pumpkin cyangwa se igihaza muri rusange. Izo mbuto z'igihaza nazo ntukazijugunye, uzazikoresha uri kuganishinga. Hanyuma warangiza ugashyiraho agasosi hejuru na kurutoni, bigasa neza cyane. Urabona ko hano bisa neza, biteye amatsiko. Nababwiye ko apeti hera ku maso. Reka noneho turye twumve uko bimeze. Ni isupu urisha butternut wayisavinzemo nayo ukagenda uyirya. Delicious. Delicious. Kubera ko iyi butternut supu urayikora warangiza ukayisavinga n'ubundi muri butternut. Niyo mpamvu ari isupu iri special by Chef Teacher kuri Hospitality TV Rwanda. Uzabikore kuriya, nurangiza uhereza umukiriya azahita yumva bimuteye amatsiko, agukubite ka tipu kadukoze nk'umukati twumve. Delicious. Noneho iyo ukorejemo umukati ni agahebuzo, wagira ngo ni amata n'ubuki. Delicious. Urabona ko aho wayisavinze niho uyirira, ndetse icyo wayisavinzemo nacyo ukakirya. Urumva ko ari ibintu biri amazing, ibintu biteye amatsiko, ibintu birimo ubuhanga. Ni ubuhanga no kuvumbura. Naho muri video y'ubutaha, tubashimiye kuba mukurikira Hospitality TV Rwanda. Mukore like, munasharinga ino video, n'abatarakora subscribe muyikore kugira ngo mudutere courage zo gukomeza gukora ama video nk'aya
twige guteka kinyamwuga. Cawu cawu naho ubutaha.